Mbega igitondo kibi, umunsi mubi rwose ku bakatolike bose ndetse n'isi muri rusange. Uramutse uvuze yuko uyu munsi wo ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane 2025 ukavuga yuko uyu munsi ari wo munsi mubi Kiliziya Gatolika igize, ntabwo waba ubeshye, kuko uyu mugabo uri kubona kuri screen zawe amaze kwitaba Imana kano kanya. Inkuru yitangajwe mu kanya ku isaha y'isa 4:35 za mu gitondo, nyuma y'igihe kirekire yari amaze arwaye umusonga n'indwara z'ubuhumekero. Uyu mupapa wari umwana mwiza wakundwaga n'abantu bose bitewe n'ukuntu yari umuntu mwiza ufasha ukora ibikorwa byinshi, gusa kano kanya yamaze kutuvamo. Yari amaze iminsi 38 mu bitaro by'i Roma aho yari arwariye umusonga ukabije. Papa Francis rero uyu yitwaga George Mario Bergoglio, yabaye papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo ndetse n'umupapa wa mbere w'umujesuite watorewe kuyobora Kiliziya Gatolika ku itariki ya 13 Werurwe 2013, ajya asimbuye Papa Benedicto ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ahangaha rero uyu mugabo ni umugabo waciye uduhigo dutandukanye, ni umugabo wakoze ibintu bitangaje nko kuba yarigeze kubaho umubouncer kuri mujya mu tubari bari abantu babasubiza inyuma n'igitugu cyinshi cyane. Uyu nguyu nawe yigeze kubaho umubouncer, bivuze ngo yari umuntu uzi icyo ubuzima bwo hasi buvuze, yari umuntu wabaye ubuzima bwose, yari umuntu ubasha kumva abantu, mbese urupfu rwe ni igihombo ku isi muri rusange. Mu gihe cy'imyaka 12 yamaze ku ntebe y'ubushumba bwo kuba ari papa wa Kiliziya Gatolika, uyu nguyu Papa Francis yamenyekanye nk'umuyobozi wicisha bugufi, wita ku bukene n'abatagira kivurira. Uyu nguyu yahisemo kuba mu nzu rusange aho kuba mu nzu y'abapapa. Yanze kuba mu muturirwa, yanga kuba muri ya nzu nziza cyane buri wese yakifuza kubamo, aba mu nzu rusange. Uyu nguyu yabikoze yirinda ibimenyetso by'ubutunzi n'ubukungu wenda by'ukuntu bavuga ko akunda amafaranga. Ngiki cyatigeze ashinzwe kuva yagera ku bupapa. Ni wa muntu wahoraga yicisha bugufi, nta bintu by'ubutunzi nigeze aharanira kugira ibyo yakwigwizaho. Uyu nguyu yashyize imbere impinduka mu mikorere ya Vatikani, arwanya ruswa hariya hantu, aharanira ko Kiliziya yagera kure ikagira abakristo bayo, cyane cyane abari mu bibazo. Mbese uyu nguyu ni ukuvuga ngo yafashije abantu benshi cyane, ni ukuri kw'Imana. Urupfu rwe ni igihombo, ni inkuru mbi mu matwi ya buri wese. Uyu nguyu yagize uruhare rukomeye cyane mu guhangana n'ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Kiliziya Gatolika, asaba imbabazi ku mugaragaro no gushyiraho ingamba zo kurwanya icyo kibazo. Yashyigikiye ubutabera, azamura ubukungu, arengera ibidukikije, ndetse yari akomeje gushyira imbere ibiganiro hagati y'amadini atandukanye, adasiba no kwivanga muri politike, agatanga ubufasha bwatumaga intambara zimwe na zimwe ziburizwamo zitanabaye. Nubwo yari amaze iminsi arwaye arembye, Papa Francis yagaragaye bwa nyuma ku mugaragaro ku cyumweru cya Pasika, iyo disi bamenye yuko yari wo munsi wa nyuma bamubonye. Ku itariki ya 6 Mata 2025 yahaye umugisha imbaga y'abari bateraniye ku rubuga rwa Mutagatifu Petero, ndetse atungura benshi cyane ubwo rero yagaragaraga mu modoka ya Pope Mobile cyangwa se Pope Mobile muri za modoka z'abapapa. Ni ukuvuga ngo urupfu rwe, nyuma y'urupfu rwa Papa Francis, Vatikani yatangiye imyiteguro yo kumushyingura no gutegura amatora y'umusimbura. Karidinali Kevin Farrar ushinzwe imirimo ya Vatikani mu gihe cy'inzibacyuho yemeje urupfu rwe, afunga ibiro bye bwite, ndetse atangira imyiteguro yo kumushyingura. Impeta y'umwubatsi cyangwa se Fisherman's Ring n'ikirango cye, ni ukuvuga ngo nk'uko bisanzwe bikorwa byashenywe, hanyuma umurambo we ushyirwa mu rusengero rwa Mutagatifu Petero, aho abakristo bose bazamusezeraho mu cyubahiro, ndetse bikazafata igihe cy'iminsi 9 cyo kumwunamira. Papa Francis rero dukomeza no kumwifuriza iruhuko ridashira, yasabye gushyingurwa mu rusengero rwa Mutagatifu Maria Majoro mu isanduku y'inkwi yoroheje, atandukanye n'umuco wo gushyingurwa mu mva y'abapapa muri iyo nzu nyine ya Mutagatifu Petero. Ni ukuvuga ngo Papa Francis na mbere yo gupfa ko yari yabibonye yuko yenda gupfa, agira ibyo asigaye yisabiye ati rwose nk'uko atigeze n'aba muri ya nzu abapapa bose babagamo, yasabye yuko bazamushyingura no mu mva n'ahandi hantu rwose hasanzwe, nta by'ibikabyo ngo mu nzu ya Petero n'ibiki. Amatora yo gutora papa mushya azatangira hagati y'iminsi 15 na 20 nyuma y'urupfu rwe. Ariko rero reka nkwibutse ko ubuhanuzi bwose bugaragaza yuko ngo uyu yari we papa wa nyuma. Byari byaranavuzwe yuko uyu papa wari uriho, uyu Papa Francis, ngo napfa isi ngari bwizanangira cyangwa se ngo hazabaho intambara. Mbese ni ibintu byinshi ntagiye kubwira kano kanya, wenda naza kubikubwiraho nyuma. Gusa abakaridinali bari munsi y'imyaka 80 bazahura mu nama y'itora conclave mu cyumba cya chapeli, bitewe nuko hafi 80% by'abakaridinali batowe na Papa Francis. Birashoboka yuko bazahitamo umusimbura uzakomeza umurongo we w'impinduka. Hanyuma rero
ubundi Papa Francis n'icyo asize ni uruhe rwibutso adusigiye twebwe nk'abantu muri rusange? Urupfu rwa Papa Francis rusize icyuho gikomeye cyane mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Yari umuyobozi wihariye wagaragaje yuko Kiliziya ishobora kuba hafi y'abantu bose, by'umwihariko abari mu bibazo. Papa yasize umunage w'impinduka, ubwitange n'urukundo rw'abakene n'abatagira kivurira. Yari umuntu mwiza cyane. Ubutumwa bwe bwibanze ku bwicisha bugufi, impuhwe n'ubutabera byagize ingaruka nziza cyane ku bakristo n'abatari abakristo ku isi hose. Mbese urupfu rwe ni igihombo gikomeye cyane, ariko umunage we uzakomeza kubaho mu bihe n'inyigisho yasize tuzakomeza kuzikurikira. Hanyuma mbere y'uko ngenda reka nkubwire gatoya ku mateka ye, ntabwo nza kurenza iminota 8 rwose sinkurambira. Ubundi ni muntu ki? George Mario Bergoglio yavukiye i Buenos Aires muri Argentine ku itariki 17 Ukuboza muri 1936. Yari umwana wa gatanu mu muryango w'abimukira bakomoka mu Butaliyani. Yinjiye mu muryango w'abajesuite, ari naho yaje kuva aba papa mu 1958, aho yaje kwigishwa gucengera iby'ubuzima bwa Roho Mutagatifu, ubwenge n'iyobokamana bihambaye byaje no kumuviramo kugira icyizere kidasanzwe. Yaje kuba padiri mu 1969, aza kuba musenyeri mukuru wa Buenos Aires muri 1998, aho yamenyekanye cyane kubera uburyo yitwararikaga, agakunda abakene, akirinda ubuzima buhenze, agakoresha imodoka rusange, agatunganya misa mu mujyi y'akajagari, akegerana n'abantu. Ibi byose byamubereye ishingiro ry'ubutumwa bwe nk'umushumba wa Kiliziya yose. Mbese gutorwa kwe nka papa nyuma y'ubwegure bwa Papa Benedicto Bergoglio, yatowe ku itariki ya 13 Werurwe 2013, yafashe izina rya Francis, izina rihuye n'umutagatifu Francisco. Uyu nguyu wamenyekanye cyane mu mateka ya Kiliziya nk'umuntu w'ubusabane n'ubupfura, wigize umukene, mbese witaga ku bakene, agakunda abantu. Mbese urebye wavuga yuko yari werora umudowe. Hanyuma rero papa w'impinduka n'uyu Papa Francis, koko yinjiye mu miyoborere ya Kiliziya, agahita ajyana ibitekerezo bishya. Yatangiye ivugurura rikomeye cyane muri Vatikani, arwanya za ruswa nk'uko nabikubwira. Yashimangiye ko Kiliziya igomba kwakira buri wese nubwo ataba atuye mu buryo bwuzuye, nubwo yaba atakurikiza amategeko ya Kiliziya. Mbese yakuyeho ibintu byose byabuzaga abantu, bya bindi byavuga ngo Kiliziya yakuyeho kirazira. Yes, ni byinshi twamuvugaho, gusa reka mvuge wenda nko mu ijambo rya nyuma yanditse umunsi umwe mbere yo kwitaba Imana. Yibukije iziko, ryumve neza, ngo ubuzima ni Imana idasubirwaho. Ubuzima ni Imana idasubirwaho, ubwiyoroshye, urukundo n'impuhwe nibyo bizadusigira umurage ukomeye. Ngiryo ijambo rya nyuma Papa Francis yavuze mu yavuze yose akiri ku isi. Papa Francis azibukwa nk'umwe mu bapapa baciye amarenga y'ivugurura ry'impinduka zari muri Kiliziya Gatolika. Yazamuye ijwi ry'abirengagizwaga, arwanya ubukene, arengera isi, kandi agerageza kunga ubumwe hagati y'abantu batandukanye mu nyigisho no mu bikorwa. Hanyuma rero, ese waba wifuza yuko twazakora ikindi gice cy'inkuru gikurikira nkakubwira amateka ye muri rusange, se yavutse n'ibindi byinshi bitandukanye? Ariko rero ibi ntibikuze kumflowinga kuba nizirimbye mu magambo. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ngira twa Guide Kelody.